Niba ufite impano ukaba ukeneye gukorerwa indirimbo muri studio, hari amahirwe ahari. Hari gahunda nyine ihari yateguwe n'ikigo cy'urubyiruko cya Kirehe hariya i Nyakarambi, fatanije na studio itunganya umuziki yitwa Peace Records. Akaba rero uzakorerwa indirimbo ku kigero cya 80% bo bakayishyura, wowe ukishyura 20 gusa kwijana. Ngo niba indirimbo ari 100,000 wowe uzishyura nk'ibihumbi nibura 20 byonyine. Mu rugero ariko ntanze. Uyu mugabo rero mwumva hano uri kuririmba ahangaha niwe ukora izo ndirimbo, yitwa G Blues. Niwe rero ukorera muri Peace Media Empire, ikaba ari nayo irimo ndetse na studio yitwa Peace Records. Nta kindi rero bigusaba, fata telefone yawe nkubwire. Nuko nguko rero bimeze. Iyo gahunda rero igamije guteza imbere impano z'abahanzi bakizamuka, by'umwihariko hariya mu karere ka Kirehe ndetse na hano Ngoma n'ahandi mu bice bitandukanye by'intara y'Iburasirazuba. Studio iri mu mujyi neza wa Nyakarambi, umwe mu mijyi ifashe neza iri kugenda itera imbere mu buryo bufatika. Umunsi rero akaba ari na studio irimo icyamamare G Bruce, ariwe uri kubikora neza, producer mwiza, mukandaza kubumvisha indirimbo zimwe muzo yagiye akora kandi zagiye zikora umuti. Nyingi muri kumva ayifiteho uruhare rukomeye. Ubwo rero nta kindi usabwa, andika bahamagare kuri 0789 07089 0789 07089 0789 cyangwa se kuri 0789 27 0789 aho ngaho rwose baragufasha, bahite bagushyira ku rutonde rw'abantu bagomba guhatana. Hanyuma impano zawe nibabona ko zifatika, impano yawe nibabona ko ifatika, uzakorerwa umuziki binyuze muri ubwo buryo, nawe wamamare utera imbere. Why not?